wowe uri kumva ibi, ndashaka kumenya ikintu kimwe: ubuzima ntibupimwa n'inshuro waguye, ahubwo bupimwa n'inshuro wahagurutse. Nelson Mandela yigeze kuvuga ati ntabwo njya ntsindwa, ndiga cyangwa ngatsinda. Ibyo bivuze ko naho ibintu bikugoye uyu munsi, ntabwo ari iherezo ryawe. Hari impano iri muri wowe itarasohoka neza. Hari ubushobozi uri gutwara utarabona umwanya wo kwigaragaza. Burya nta gihombo gikomeye nko gutwara inkuru itaravuzwe imbere muri wowe. Ntukice inzozi zawe ubitewe no gutinya gutangira. Niba unaniwe, ibuka ko n'igiti gikomeye cyatangiriye ku mbuto nto. Intambwe ntutera uyu munsi ishobora kuba ariyo yubaka ejo hazaza hawe. Menya neza ko gutsindwa atari iherezo ryawe. Gutsindwa si imperuka. Icy'ingenzi ni ugukomeza. None rero, nguhaye iri jambo nk'aho ndi imbere yawe. Ntuzigere ushidikanya ku gaciro kawe. Vuga uti ndashoboye, ndakura, nzagerayo. Kuko ukuri ni uku. Hari ejo hazaza hagutegereje, ariko hagukeneye uhaguruka uyu munsi. Tangira kuri iyi saha. Gira umutima ukomeye, haguruka. Fata icyemezo kimwe cyoroheje kandi ugikore. Intsinzi yawe ishobora kuba itangiriye kuri uwo mwanya.